Ngewe nitwa City Hunter, nimba uri kudukurikirana kuri The Blessed TV 7 ndetse n'ahandi hose udukurikiraniye, genda ujye kwa Mama Nana official. Hari ibiganiro byiza kandi ni umubyeyi mwiza. Reka tubabwire ngo amafufu n'amafaranga bibafubike, ubundi twikomereza ikiganiro cyacu. Turi kumwe n'umubyeyi mwiza witwa Mama Nana. Mama Nana, uhawe ikaze, umeze neza? Urakoze cyane kumpa ikaze. Meze neza cyane, ndashima umwami wanjye. Yego. Yego. Abantu bo kuri Mama Nana official se bameze bate? Abantu bo kuri Mama Nana official bameze neza cyane, ndabashimira. Barankurikirana, bakora subscribe, ariko n'ubundi bakomeze. Ibiganiro rwose barankurikira. Turakundana cyane, ndabakunda. Yego. Agataha uri gusa neza. Amen, kubera Imana. Kubera Imana. Yesu yazukiye muri nge. Mama Nana, tugiye kuganira ibintu by'ingenzi bikeya umuntu yakora ku ruhande rw'umugabo n'umugore. Wenda umugabo yarakaye kandi ari wowe wamurakaje, umugore yarakaye kandi urabizi ko ari wowe wamurakaje. Nicyo umugore yakora kugira ngo wa mugabo yongere agaruke muri mudu, cyane ko abagabo watubwiye ko bo bihangana bakanibagirwa vuba. Kandi nanone hari igihe umugore avuga ati nge ndi umugesera sinagusaba imbabazi. Nibyo tugiye kuganira. Amahoro y'Imana n'imigisha Imana itanga bibe kuri wowe ndetse n'abadukurikiye. Naho tugiye kwinjirira. Umugore yakora iki aramutse yaguye mu ikosa, kuko nawe udakosa, kugira ngo umugabo we yongere agaruke amubabarire, nyine amuguyaguye? Ni iyihe geste yakora kugira ngo umugabo yongere kugarura akamwenyu n'umunezero? Urakoze cyane. Nta kindi, ni ijambo ryitwa guca bugufi. Niba uzi neza ko wakosheje, guca bugufi ugasaba imbabazi, bisona mu matwi cyane y'umugabo. Kuko umugabo yanga, buriya abagabo nk'uko Imana yavuze ngo umugabo ni umutwe w'umugore. Ni umutwe w'umugore, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Yego. N'umugabo ni umutwe. Bisobanuye ngo niba ari umutwe rero, nta kigomba kurenga wa mutwe. Yego. Ni umutware w'urugo. Yego. Niyo mpamvu umugabo buriya akunda icyubahiro. Yego. Kuko uzi udashobora kwima Imana icyubahiro cyayo. Yego. Igiharanira. Niko n'umugabo nawe aharanira icyubahiro. Yego. Niyo wakoze ibifuti bingana iki, ugaca bugufi uti mugabo wanjye ngusabye imbabazi, Yego. ntabwo abitinda arakubabarira. Niyo mpamvu rero n'inginga abagore rwose, niba ukoze ikosa, kurisabira imbabazi ni ikintu cyoroshye. Rega n'igihe n'umuntu asabira imbabazi n'amakosa atakoze, kugira ngo amahoro aboneke. Yego. Kuko hari abagabo bafunga mutwe, avuga ati igihe natansaba imbabazi ntacyo mvugana nawe. Yego. Ariko byonyine kugaragaza sinye yo guca bugufi, ukamusaba imbabazi, abyumva vuba. Umugabo nawe wahemukiye umugore. Abagabo nabo kuri icyo kintu kwa bya bindi byo gufunga umutwe. Umugabo uzasaba imbabazi n'umwe 100. Yego. Ariko niko bigenda iyo ubonye washatse umugabo ukaba umuzi, ukaba uzi neza ko guca bugufi muri we bitabaho. Emera wikorere n'amakosa utakoze. Yego. Wa mugore kugira ngo amahoro ahinde. Yego. Kuko ni umutwe. Ashatse yakubwira ati ryama hasi ngo ukubite, ashatse yakubwira ati cara hasi urambye. Ariko hari n'abandi rwose umubwira uti wampemukiye, akavuga ati mugore mwiza mbabarira. Ntabwo rero ndi hano kugira ngo nkure umugabo ikimurimo, ariko byakabaye byiza bose basabanye imbabazi. Niba umugabo yakosheje, mbabarira. Niba umugore yakosheje, mbabarira. Urugero kandi rw'ibintu byoroshye usanga abagore n'abagabo bapfa. Hari ukuntu umugabo ataha mwese mwari muvuye mu kazi. Yego. Yagera muze akabahuye na mugenzi we kandi mwari mutashye. Bakaganira ati genda mu rugo ndaje madamu. Yego. Agasigara aganira na wa wundi. Bagahita bigendera. Ntabwo uyu mugore ahagiye. None uhaje n'iterambere amatelefone ariho. Ntabwo uyu mugore ahagiye, umugore akagenda ibyo kwakwanya kabikwakwanya, ati umugabo wanjye musize inyuma. Yego. Amasaha 3-5 ugasanga umugabo atashye saa 5 z'ijoro. Kameme arasanga umugore yarakaye. Yego. Yaza ati se umugabo twatahanye, ambwira ngo genda ndaje, akaba asanze nicuye, uyu mugabo yari yagiye he? Yego. Wa mugabo wakosheje. Yego. Sha bugufi umubwira uti
kanaka yandangaje ancisha mu kabari wenda n'urugero cyangwa se tujya kwirebera Real Madrid na Arsenal ko abagabo benshi bakunda umupira madamu wanjye mbabara n'ukuri narangaye ako nijya bivuga yiterera brave umugore akabanza akababara akikubita ariko rya jambo byonyine yavuze mbabarira ryoroshye ibibazo. Yego guca bugufi ku mpande zombi nimba uri umugabo ufunga umutwe mama Nana yavuze ngo sinje kugukuramo iki kurimo ariko uragomba guca bugufi bose kandi ngo no guca bugufi nta tundi se cyane cyane abagabo nibo babikunda basabira imbabazi mu bikorwa nta kindi umugore yakora bati ndabizi nakosheje yambwe nagiye mu rugo ambwira umunsi umwe kuri cya cyubahira abagira ngo cyuba ngezeyo wenda n'urugero ndatinda y'iminsi ibiri ese yaza yaciye bugufi nta tundi tuntu umugabo yakora cyangwa umugore yakora byibura twanagaragaza cyangwa tukazamura emotion y'imbabazi mu mugore cyangwa mu mugabo nyine nkuko twabivuze mu kiganiro cyatambutse abagabo benshi ntibiborohera kwatura ko agukunda cyangwa se ko agusaba imbabazi ahubwo ahita aca ahantu akazana nk'udukado twa dukado rero nitwo azayitwaje sheri wanjye nakuzaniye kado ariko urumva nk'umuntu wamubabaje umugore nawe tugore witwaje amakado bitewe n'ibyo wankoreye ariko ya makado nyine ni bya bindi mvuga ngo abagore bakunda keya ya makado ahita amucisha ubwaho akavuga ati iki ni cyo kimenyetso cyo guca bugufi yego ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo yagashyize imbere ntabwo ari byo yagashyize imbere amakosa aba yayakoze abagomba no kuyasabira imbabazi bo umugore we rero umugore yakora ikintu nakaye gusaba imbabazi kw'abagore kandi byonyine kakarengaho nkanjye rero kubera ko nikundira akantu bita akabuto akari ko kuza ngewe umuntu twarakaranyije nkabona zirahari yaba nkoze umuntu atabati rwose ndanakubabariye twari dufitanye ibibazo bihite binarangira ubundi ku mpande zombi buri wese abazi icyo mugenzi we akunda yego niba ufite umugabo akaba akunda ikintu runaka wenda cyo kurya hari nk'umugabo wikundira kurya inyama ukaba ubizi neza ko uwo munsi nta rasiyo yatanze izi yo kugura inyama nyine ukagahita uvuga uti kugira ngo umugabo wanjye musabe imbabazi agace mu isoko mpaha inyama akazizana akaziteka neza vuba vuba akaza ahita ategura ameza yihuse ati mugabo wanjye karibu ku meza yego kandi naje gusanga kenshi abagore bakoze amakosa nibo batanga keya gutyo yego agahita yihuta kumukuramo inkweto agahita yihuta kumuzanira akamambiri agahita ati shira umugore wanjye ntabwo ibi bintu bisanzwe asanga ipasi yayitwitse bya bindi arimo akora bigatuma umutima wururuka akamubabarira yego ako kantu mu biganiro watanze waravuze ngo umugabo ngo nanezezwa nuko ku meza ya gatatu yariye agahaga agasiga umugore ku meza nanone ndega ndabikurikira ngeditinga mbyumva ubu rwose ubu umugore uzanshaka ahumure rwose hose uzaryoha umugore rwose nahumura azaryohage ambo nanone umugabo rero akajya ahora yumva isoni rimwe na rimwe bikanamutera ipfuno komva agashakisha wese nzajya kwa muganga niyihe nama wamugira nkeya nyine yo kuri kamera inbox nabishaka uriya wabyumva inama uyu mugabo namugira hari ababikora mu butamenya kandi ukabona biba buri munsi buri gihe hari umuntu ubikora mu butamenya akumva ko igikorwa ni igikorwa ariko ntamenye ko na wa mugore akeneye kugera ku byishimo bye bya nyuma yego akajya mu gikorwa nyine akumva ko igikorwa agomba kugikora ntamenye ko umugore nawe hari aho bagomba kurindirana yego uyu mugabo rero inama namugira ni uko agomba kujya ku meza ubundi igihe cyose iyo usangira n'umuntu mugomba gusangira muganira yego niba ari ibiryo mwateguye umuceri n'inyama n'ibishyimbo se madamu wanjye ibiryo biraryoshye yego ibintu byiza biraryoshye ariko nyine tegereza ako kantu kari insatira
bagafate close up muganira ikintu cyose iyo mugikoze muganira kigenda neza. Kandi niba hari umuntu ubabara gusumbya ibindi byose ni umugore utagejeje ku byishimo bya nyuma. Yego. Bishobora no kurangira azinutswe icyo gikorwa cyo ku meza ya gatatu. Kuko akenshi hari indwara zigenda zibitera. Kurwara imitsi kubera ko bitagenze neza, kurwara umutwe udakira, guhorana umushiha, agahora wumva ubona atishimye. Ibyo byose biterwa n'uko ameza ya gatatu atagenze neza. Ibyo byose rero umugabo kugira ngo anezeze umugore we ni uko baganira kuri icyo gikorwa kikagenda neza, ibintu bikaba sawa kandi bikaba trebye. Hanyuma rero hari akantu wavuze mu kiganiro k'umugore washenye urugo cyangwa umugabo yataye avuga ati ni Mukagatare. Turanabivuga turi kubigana ati ngira ngo ninjye wakainsatinze mbona ati ngira ngo hari igihe umuntu aba Mukagatare bitewe n'umugabo utazi gufukurira iba ryiza eseki akayireka sitina akayivaho ahubwo agafukura rehoboti rivuga ngo Uwiteka gutuje hagutse ku meza ya kabiri. Uyu mugabo nawe ufite imyumvire ko ikibazo ari umugore wenda ni iyihe nama wamugira? Kuko hari ibintu twize bati biterwa n'uburyo ayo meza ateguye, hari ibintu nk'ibyo. Kariboni. Hari igihe bibaho bitewe n'uburwayi umugore afite. Yego. Hari abagore rwose barwara byanga neza bigahamara sitina na eseki kuvuga ba Mukagatare kuko hari igihe usanga nyine hari umugore uhorana uburwayi nk'ama infection, urineri, ayo ma infection atuma umugore inshuro nyinshi nta mavangingo abona. Ibyo rero bisaba kubyivuza. Ugize amahirwe ukabimenya kare urivuza ugakira. Kuko impamvu bimenya kare hari abagabo bari wowe rwose azi gutegura agategura umugore neza. Iyo amuteguye neza rero ukabona nta kigenze jya kwa muganga hakiri kare. Kandi nanone hari n'ibiribwa nabyo tuzaganiraho. Hari ibiribwa cyangwa ibinyobwa abagore barya bikabatera koroha guhorana ububobere. Hari umugore ushaka kuba atafite amavangingo ahagije ariko ahorana ububobere. Ibyo byose hari ibiribwa runaka bibitera. Kuko hari indwara turwara tutazi ko tuzifite zigatuma imiyoboro y'amavangingo iziba. None numva ko ikiganiro turi kukinjiramo neza. Ibyo nibyo rero twaje kubaka ibyasenyutse. Ariko nanone hakaba umugabo tazi gutegura. Urabona cyagiye niba ugiye kubangurira inka ikimasa kiri hariya kitakigenda kirwa nka gipanda ibyacyo ni nk'ako kanya bikaba birarangiye, ibibazo byacyo bigakemuka. Abagabo rero bameze gutya, upanda nk'inka igihe umugore atangiye kugira ubushake ahubwo bwo kukwiyumvamo wowe ukaba wabishoje. Icyo gihe abagore barakuzinuka rwose. Abagore igitsina gore uko giteye hari igihe babona guhora ahangana nawe akubwira ati ibi ngibi birangoye, ibi ngibi sinabivamo, kandi atari bukuganize ngo akubwira ati igihe birapfira aha ngaha agahitamo kukuzinuka. Wanamubwira akakubwira ati igihe ntabwo bindimo ntabwo mbishaka, kuko azi neza ko n'ubundi nabijyamo ntacyo biri bumumarire. Akubwira ati ntabyo ngikeneye, akanakuzinukwa rwose byiteka ukagira ngo wenda ajya no mu bandi bagabo kandi abo bagabo ntabajyamo. Ako kuko azi neza ko ameza ya gatatu nayajyaho atari buryo ngo ahage, atari buryoherwe, agahitamo kukubwira ati igihe ntabwo nkibishaka. Ugasanga rero niba uri umugabo w'umunyamahane ugasanga ugiye huratimbaguye, naragukoye wangegera we y'umugore, ninjye wagushatse si wowe washatse, ariko ntabanze ngo arebe aho ibyo bintu bipfira. Ubwo rero ibyo byose nibisaba kuganirwaho. Hari mu ngingo twavuzeho, mu ngingo twavuze ubushize tuvuga impamvu abagore bashobora guca abagabo babo inyuma, twavuze ku ngingo yuko ashobora kumukorera imibonano mpuzabitsina ntageze ku byishimo bya nyuma, bikaba byamutera kumuca inyuma. Hari n'indi twavuzeho ivuga ngo aho bitagenze neza nugira amahirwe umugore akakwaturira impamvu bitari kugenda neza, ujye umutega amatwi kuko hari igihe bivuga bwa mbere n'ubwa nyuma atazabigarukaho.
kuko hari urugero ushobora kumubwira uti se mugabo mwiza rwose aha hantu ntibiri kugenda neza ati ubwo ni uburaya bwawe ati ubwo wagiye mu bandi bagabo bakabigukorera ati urangiza ukaza kuntesha umutwe oya rwose ibiganiro bigomba kuganirwaho mukabiganiraho mukabiha umurongo kuko niyo nkingi ya mwamba yo kubaka urugo kuko nta kindi kiba cyaramuzanye ikigutangaza umugore ava iwabo mubakira ahantu heza abona byose akemera kuza kurya nabi nta kindi akurikiye ari ya meza ya gatatu iyo rero atayabonye nk'uko ayashaka ntabwo urugo rwubakira aranagusiga akigenda birakomera cyane. Ndi nawe hari ukubwira ngo ni umudamu ubwo ni mu batwandikiye tugeze mu batwandikiye kakubwira ati ngewe muraho neza nitwa uyu n'uyu mba muri iki gihugu ariko nashatse umugabo ku meza ya gatatu yo muhora muvuga tuzambarize mama nana nabonye ari umubyeyi hataho nasenya nizize wenda bizakunda jya nababwira ko uri umunyamasengesho niyo byanze urambura isengesho ibintu bigakunda kumva abaravuze ati ngewe nashakanye n'umugabo nsanga yagize ikibazo cyo kwikinisha kumva ati ntibikunda pe ku meza ya gatatu nyine urumva amenye ubwo uwo yajabuye kera yarabishabuye pe wati ubu nzabigenze ne nzasenye ko nubatse vuba nzabigire gute nta kindi namugira inama yo kujya kwa muganga uwo mugabo ajya kwa muganga rwose hari imiti baguha ikuringaniza neza kuko urumva ikintu cyica mu bwonko cya mbere kwikinisha byangiza ubwonko kandi iyo wabaswe n'indwara yo kwikinisha n'ubundi kubaka urugo birakunanira kuko urangiza vuba reba iminota myinshi ni 2 ubwo rero icyo gihe akenshi iyo utinyutse ukajya kwa muganga barakuvura bigakira ukanababwira ikibazo cyawe ukababwiza ukuri ukababwira ikibazo ufite ubwo umugore nabe aretse gusenya nabe aretse rwose abanza anamuherekeze abone yuko atamunennye kuko hari n'abagore nabo babyumve mwokagira imana mwe abagore mwe umugabo atangira kumubwira ati se ati twagiye ku meza ati nawe rero ubwo uravuze ameza se yiki si ukunyicisha inzara gusa hari icyo uri bumarire uba uri kumutera ipfunwe hari n'abagabo benshi ashobora guhita atorongera akaguta akigendera bitewe n'uko icyo gikorwa uhora umunenga yego isi guhura n'umugabo banenze ni ikibazo urayumva ntacyo ari cyo naho yicaye acuritse umutwe n'akazi ntikagenda neza ushaka kuvugana na mama nana official mama nana uramwandikira ukavuga ati ni ukuri ndagukeneye sibye ko na nomero ye ku kiganiro ibiriho wamuvugisha akakugira inama tuba tuvuze bikeya tugacamo nyine kugira ngo nyaboneka atazagira umwana uri munsi y'imyaka 18 unyarukiraho akareba ugasanga yagize ubwoba tubungubu ko umugore wanjye azangaya ugasanga yarwaye ininyi hari undi mugabo wampamagaye aranganiriza arambwira ati nashakaga kukubaza nk'uko uduha ibiganiro byiza umugore wanjye yagize ikibazo yego sinzi niba nabyita ikibazo umugore wanjye ntiyigeze aca imyeyo ese birashoboka ko ubu ngubu uwo mugore yaca imyeyo guca imyeyo yego ndamubwira ni rwose ntabwo ari ngombwa iyo si inenge ntabwo ari ngombwa ko ajya ku ruhare rwo guca imyeyo yashaje niba atarabikoze akiri muto uyu munsi akaba ntabyo yakoze si ngombwa ati none se ati guca imyeyo n'amavangingo hari aho bihurira ndamubwira ni ntaho bihuriye rwose ashobora kuba ataraciye imyeyo kandi amavangingo akaba ayafite yego hari n'ushobora kuba yaraciye imyeyo ayo mavangingo ntayo afite
yego ibyo ntaho bihuriye, yego ntaho bihuriye n'igikorwa cy'ameza ya gatatu, kuba umuntu yaraciye imyeyo no kuba atarayiciye ntabwo bikuraho ko agira amavangingo. ubwo rero nagira ngo mbwire abadukurikiye, urumva uwo yarampamagaye, hari n'uwanyandikiye, nandikiwe n'abantu bane bambwira kuri icyo kintu. nagira ngo mbahumurize mbabwire ngo guca imyeyo kudaca imyeyo nta kintu na kimwe bihindura ku gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. yego imyeyo impamvu mu gihe cya mbere cyo hambere, mu gihe cy'abami no mu gihe cy'abakera, impamvu abantu bacaga imyeyo bwari urwego rwo kugira ngo imyanya ndangagitsina y'umugore yambare, nta myenda yabagaho. yego mu gihe umugore yicaye nabi atagaragaza ubwambure bwe. ariko rwose bantu bacu, guca imyeyo ntibizaguteranye n'uwo mwashakanye, ntaho bihuriye no kunezerwa mu gitanda. cyangwa biba birebetse nabi. birebetse nabi gute? none se ubwo ngubwo urumva atari afite ikibazo. oya nta kibazo afite. mama Nana reka tugushimire unagashyize. wari ugiye kuvuga nta kibazo gihari, na cyane ko buriya impamvu abantu benshi bari guhura n'icyo kibazo, ibyo byigishwaga n'abana bafite ababyeyi. noneho kubera ikintu twahuye nacyo gikomeye cyane cya jenoside yakorewe abatutsi, abana benshi babuze gihanurwa, babuze ba nyirasenge, babura ba nyina wabo, bituma ibyo bintu bidakorwa. ariko nyabuneka ntibisenye ingo zanyu kuko ni ibisanzwe. yego murakoze. uhabwe umugisha mama Nana. yego nawe. ngewe nitwa City Hunter, amafufu n'amafaranga bibafubike badi, kandi mugubwe neza, Imana ihindure amateka y'ubuzima bwanyu. yego.